kubifuriza ibihe byiza, nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza ubuzima buzira umuze, nongeye kubifuriza kubaho mukaramba aho muherereye hose mu mpande z'isi zitandukanye. Mwebwe mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, kandi nawe niba uri kumwe n'abatumva ikinyarwanda ukaba uri mu bihugu by'amahanga, nk'uko dukunze kubona ubutumwa bwanyu mudukurikirana muri benshi. Niba uri kumwe n'abanyamahanga ukaba wowe ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, basobanurire, hanyuma nabo babashe kugira amagara mazima, hanyuma nabo babashe kwirinda, turusheho kugira isi ituwe n'abantu bazira indwara. Muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Uyu munsi ngiye kubabwira ku rubuto rutangaje, urubuto rukora ibitangaza mu mubiri, urubuto rw'avoka. Avoka nubwo ari urubuto rwiza kuri bamwe, hari abo rubera umuti, abandi rukababera uburozi. Akaba ariyo mpamvu rero ngiye kukubwira ibyiza bya avoka, nkakubwira ibibi bya avoka, abemerewe gukoresha avoka ndetse n'abatayemerewe. Avoka ni rwo rubuto rwihariye ugereranyije n'izindi mbuto, kuko urebye imbuto zose, imbuto hafi ya zose ziba zikungahaye ku isukari, ziba zuzuyemo isukari, ariko avoka ni rwo rubuto rwonyine usanga rwuzuye amavuta, ni rwo rubuto ruba rugizwe n'amavuta, kandi ni rwo rubuto ruboneka mu mabara atandukanye mu gihe rweze. Avoka ikungahaye kuri vitamine zinyuranye ndetse ikungahaye ku myunyungugu, akaba ari rwo rubuto rwonyine rufite vitamine nyinshi, dore ko rukungahaye kuri vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9, vitamine C, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Urumva ko iyo uriye avoka uba uriye izi ntungamubiri zose. Akaba ariyo mpamvu rero ariyo kwitonderwa, kuko iyo uriye nyinshi nanone ukarenza urugero, avoka nyinshi nanone zigutera uburwayi. Ntabwo ari byiza kuyifata buri munsi, kubera ko iyo uriye nyinshi nanone bigutera uburwayi. Hari umuntu rero ushobora kumva tuvuze intungamubiri zose ziri muri voka, ugasanga yihatiye voka. Ntabwo ari byiza rero kwihata avoka ukarenza urugero. Avoka niyo kwitondera. Avoka kandi irwanya kanseri, cyane cyane kanseri yo mu kanwa, kanseri y'ibere, kanseri ya prostate. Nk'umukunzi wacu uri Burundi watwandikiye atubwira ko yabyimbye ku mafunguro ye ya buri munsi, ntihakagombye kuburaho avoka, kubera ko avoka ikungahaye kuri vitamine E na vitamine K, bituma avoka iba umuti ntibe urubuto gusa. Avoka kandi ifasha imikorere y'amaso, nko ku bantu bakuze bageze mu zabukuru. Nukunda gufata amafunguro ariho urubuto rwa avoka, bizakurinda ubuhumyi, uzarinda usaza ukireba neza ku manywa na nijoro. Avoka kandi ifasha uruhu rw'umuntu kuba rwiza, nko ku bantu bakunda kugira ibiheri cyangwa iminkanyari yo mu maso. Avoka ni nziza ku mafunguro yawe ya buri munsi, ntihakabureho avoka, ariko ugakoresha avoka ntoya. Ntabwo bivuze ngo ukoreshe nyinshi. Agasate kamwe gusa kuri buri pura karahagije. Ikindi wakwitondera kuri avoka, si byiza kuyivanga na mayoneze cyangwa kuyivanga na marigarine, ahubwo wayikoresha mu mwanya wabyo, kuko abantu benshi ubona bategura salade, hanyuma bagashyiraho avoka, bagashyiraho mayoneze, bagashyiraho marigarine, ugasanga byose babiririye hamwe. Ntabwo ari byiza rero gufata ibi byose ukabirira hamwe, kuko bishobora kugutera ibinure bibi mu mubiri. Avoka kandi irinda umusatsi gupfuka, ikawutera kubyibuha, ugakomera, ukamera neza, dore ko nk'abarasita bafite amadirede
bakunda kwifashisha avoka kugira ngo imisatsi yabo idacika, hanyuma avoka akaba ariyo basiga mu misatsi. Murumva ko rero avoka ifite akamaro gakomeye mu mubiri w'umuntu. Ariko nubwo avoka ari nziza, ntabwo ari nziza kuri bose. Dore rero abantu batemerewe kurya avoka, dore abantu batemerewe gukoresha avoka. Umugore utwite ntabwo ari byiza gukoresha avoka, kubera ko avoka igabanya ibinure igakamura n'amazi. Rero umugore utwite, umwana uri mu nda, aba akeneye ibinure, aba akeneye amazi, aba akeneye ibimutunga. Rero ntabwo ari byiza gukoresha avoka mu gihe umugore atwite. Kandi kubera ko umwana uri mu nda atungwa n'ibyo umugore yariye, rero iyo umwana ari kwirema mu nda, hari inyama zo mu nda ziba zitarakomera nk'umwijima ndetse n'umutima. Rero ntabwo ari byiza, kubera ko iyi avoka ishobora kukugiraho ingaruka, ikagira ikibazo ku mwana. Dore ko hari abagore benshi baba batwite bakishyiramo ikintu runaka, ibyo benshi bakunze kwita gutwitira. Rero niwumva umutima wawe ushaka avoka cyangwa waratwitiye avoka, gerageza ujye ufata agasate gatoya use nk'uyihumuriza. Ariko ntabwo ari byiza, avoka ku mugore utwite ntabwo ari nziza habe na gatoya. Umugore wonsa nawe ntabwo yemerewe gukoresha avoka buri munsi. Nk'uko tumaze kubikubwira ko avoka ifite ubushobozi bwo kugabanya ibinure mu mubiri, ni nako rero ijyana n'amashereka. Mu gihe wonsa ukarya avoka, amashereka aragenda, ntabwo umwana ashobora kubona amashereka ahagije. Si byiza rero gukoresha avoka ku mugore wonsa. Undi muntu ugomba kwirinda avoka ni umuntu ufite uburwayi bw'inyama zo mu nda, yaba ari umuntu urwara umwijima, urwagashya, igifu cyangwa ibihaha. Umuntu wese ufite ikibazo cy'inyama zo mu nda aba agomba kwirinda gushyira avoka ku mafunguro ye. Undi muntu ugomba kwitondera avoka ni umuntu unywa ibinini bya buri munsi, nko ku barwayi ba sida bafata imiti buri munsi, ku barwayi ba diyabete, cyangwa undi muntu wese unywa ibinini byongera amaraso. Umuntu wese uri ku miti agomba kwirinda avoka. Undi muntu ugomba kugendera kure avoka ni umuririmbyi. Mu gihe uri umuririmbyi ukaba uzi ko uri buririmbe, cyangwa ukaba uzi ko muri icyo cyumweru uri mu marepetisiyo, cyangwa ukaba uzi ko ufite igitaramo, gendera kure avoka, kubera ko ari amavuta yo muri voka afata mu mihogo, hanyuma bigatuma umuririmbyi asarara cyangwa ijwi rikangirika, hanyuma ibyo yari yateguye ntibimugendekere nk'uko yari yabiteguye. Mbere yo kuririmba rero wakwirinda avoka, ahubwo ukibanda ku mineke. Ako ni akamaro ka avoka rero, wabyumvise. Nawe umaze kubyumva ugomba kumenya icyiciro urimo, kugira ngo umenye niba umubiri wawe ukeneye avoka cyangwa niba utawukeneye. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Ndakwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa abone, kugira ngo ujye ubasha kumenya ibyagirira akamaro umubiri wawe, kugira ngo ujye ubasha kumenya ibifitiye akamaro umubiri wawe, kugira ngo ubashe kugubwa neza no gukomeza kubaho neza. Ikindi nakwibutsa nuko tugufitiye ikiribwa cya spiririna, akaba ari ikiribwa cyuzuye intungamubiri zose. Niba rero uri umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi buterwa no kubura intungamubiri, buterwa no kuba ufite imisemburo mike mu mubiri, waza tukaguha iki kiribwa cy'inyunganiramirire. Ushobora rero no kuduhamagara tukakikugereza aho wibereye, uduhamagaye kuri 0791169327. Ikindi nakwibutsa nuko niba urwaye cyangwa urwaje ukaba uri umukunzi wacu, warakoze subscribe, ukaba ushaka kwivuza, uraza tukagusuzumira ubuntu.
murakoze cyane. Imana ibarinde, ikomeze ibongerere amahoro n'imigisha kandi ibahaze mu byo mukora byose.